Yeyo nguhaye ikaze nanone nguhaye ikaze wowe tugiye kumarana iyi minota igera kuri 13 kabisa. Reka dutangirane na RDB Rwanda Development. Tugitangira aho ngaho mamuzi yuko tugiye mu bintu byitwa amafaranga menshi cyane. Rwanda Development kabisa. Kuyavuga ubanza gutuza. Rwanda Development ikigo gishinzwe iki kugira ngo mubanze mubone neza. Development Board. Impamvu dutangiranye iki kinyamakuru ndetse kivuga ati Rwanda Development Board ni ikigo gishinzwe iterambere kabisa muri rusange, aho iki kigega kuba rero ndetse no kuri aperi batangiye bashimisha abafana ndetse banavuga ko ino ekipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport bagiye kuba bazasohokera igihugu cy'u Rwanda kabisa, bagiye kuba babambika Visit Rwanda muri rusange, bavuga ati ni gute twabashe kuba twagera Paris tukagera muri Arsenal ndetse n'andi makipe ariko tutarahera iwacu mu rw'imisozi igihumbi. Kuba byabaye kabisa ino ekipe ya APR FC biravugwa yuko ndetse hamwe na Rayon Sport kabisa isaro ry'Inyanza, izi kipe zombi zigiye kujya zambara Visit Rwanda, bakagenda bagiye kuba bakamamaza Visit Rwanda. Murabona ko APR FC byatangiye kuba iby'impamo kabisa, ibya ntani byatangiye kabisa kuba bakwambara Visit Rwanda APR FC. Yo muri rusange imyenda yo yamaze gukorwa cyane imyenda y'abagabo cyane kabisa. Murabona ko iteguwe cyane muri rusange ino ekipe ndetse ano ma ekipe yose kari makuru ndetse ari miwe yitwa Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona rw'uyu mwaka kabisa, abanaha amahirwe 90% yuko bashobora kuba bakwegukana igikombe, ariko ntago biri aho ngaho gusa ngo be byatinda muri Rayon Sport gusa, dore ko na APR FC nkuko nabwiye ko bamaze kuba bakoresha Visit Rwanda imyenda yawo, ariko aya makipe nta zindi mpuhwe babafitiye uretse ko bagiye guhabwa miliyoni zigera kuri 500 bakaza kuba bashyira ku meza bakaba bayagabana muri rusange. Ubwo aya ma ekipe ubwo azaba agiye kuba yasohokera igihugu, azasohoka yambaye amajezi ndetse n'imyenda yanditseho Visit Rwanda. Rayon Sport kabisa isaro ry'Inyanza nk'uko mugenda muyibona, nayo baravuze ati ibyo ngibyo ubundi ko icyo mutabitangiye kare, ahubwo muba mwaragombye kuba mwatangirira iwacu mu gihugu kabisa. Nk'uko muyibona abafana nabo ntabwo babihejwe, bumvishe inkuru nziza baravuga ati ni byiza cyane, ni iby'agaciro muri rusange. Natwe nga kamera za Joshua TV twerekeje amaso ndetse n'imitima yacu twerekeza Ayishorongi, tubabaza impamvu bashatse kuba basinyana na kino kigega gikomeye ndetse kina afite ibigwi byinshi cyane byagezweho, cyane PSG kabisa na Arsenal muri rusange kabisa mu Bwongereza bameze neza, aho basigaye bafite ano ma ekipe ndetse na ekipe ya Arsenal yo mu Bwongereza iba yambaye uno umwenda wa Visit Rwanda, aho bayambara ku kuboko kw'ibumoso muri rusange. Ubwo rero aho bigeze bigarutse iwacu mu Rwanda, nubwo bajya bavuga ati iyo bavuga ngo iki mu Kinyarwanda hajya
ijya kurisha ihera mu rugo. Ntabwo ariko byari byaragenze, siko RDB yari yarabigenje yo, ahubwo yo yabanje kuba yaje gushakisha andi ma ekipe akomeye cyane, ariko izi ekipe harimo Rayon Sport ndetse na APR FC bo bavuga yuko twishakira ngo amafaranga. Ubwo baravuga ati basi niba ano mafaranga bayatanze reka tuyakoremo recruitment, aduhe abakinnyi bacu kuba babaho neza muri rusange. Rayon Sport baratangaza bakavuga ati twese turacyashaka igikombe, ariko nk'uko bigenda bivugwa igikombe cyo Messi ntago byabura, dore ko ikipe ya Rayon Sport yo mu bagabo bari muri camp kabisa hariya mu Bugesera, bavuga ati ekipe ya Bugesera tugomba kuyimanura tuyisubize aho yahoze. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, na ekipe ya Rayon Sport nayo bakavuga, na ekipe ya Bugesera bakavuga ati gutsindwa match ya Rayon Sport ni ukuba tuwizeye kumanuka. Ino ekipe ya Bugesera amakuru avugwa nuko nabo bamaze iminsi kabisa igera ku cyumweru bari muri lokale muri kabisa abitegura ino ekipe ya Rayon Sport kabisa. Isaro ry'Inyanza kabisa, batangira bavuga ati nubwo ano mafaranga ya RDB nayo yazaza, abo ni abayobozi ba Rayon Sport bakavuga ati amafaranga ya RDB nayo yazaza, ahubwo tuzayifashisha tuguremo umukinnyi umeze neza cyane muri rusange. Nk'uko mubibona Ishorongi ntago ari ibintu bitunguranye cyangwa murabizi ngo ni ibije uyu munsi, oya, ahubwo nuko bizi yuko uwitwa Dakonovic ndetse n'abungiriza be bose bamaze kuba basorwa muri APR FC. Ino ekipe ya APR FC yahise izana Witandori Jean Claude ndetse n'abandi bose bari bafatanyije nawe muri kano kademi ka intare za APR FC kabisa. Ubu ngubu bari muri ekipe nkuru ya APR FC kabisa muri rusange, aho bategerejweho umusaruro bazaba bari kugeza ku banyarwanda ku munsi wo ku cyumweru kabisa, ku cyumweru kwa gatandatu. Nk'uko biri kugenda bivuga kabisa, abatoza harimo Dakonovic ndetse n'abangiriza biwe bose bamaze guhambirizwa bagasubira iwabo kabisa, kuko bisanzwe bimeze kubera ku musaruro wabo nyene bari bazi yuko ino ekipe ya APR FC izatwara ibikombe 3, ariko ntabwo ariko byaje kuba byayigendekera, aho bayisangiye niho bakomereje kabisa muri rusange. Ntabwo birishimishije cyane kandi nubwo binabaje, ahubwo uyu munsi nibwo abakinnyi ba APR FC basezeye ku witwa Dakonovic mu mafoto agiye acicikana, bamufotoye arimo aterura igikombe cy'amahoro kabisa, aho yari amaze kucyaka Rayon Sport kabisa ku gitego cyayitandukanyije, hamwe na Watara ndetse na Pasia wari mu izamu rya Rayon Sport kabisa. Avuga ati twe tugomba kwishyura ahubwo tukanatsinda n'ikindi gitego kabisa. Ari Joshua TV, ibuka gukora subscribe, ibuka kugendana natwe kabisa. Akabisa nk'uko biri kugenda bivugwa nanone, ino ekipe ya APR FC nayo bivugwa yuko ngo yamaze kuba yavugana n'abatoza benshi, ariko witwa umwe wahoze ayitoza bita Elad Mohamed Adil kabisa, ngo bivuga yuko ngo nawe yaje kuba yandika ngo akohereza ibaruwa ye muri ekipe ya APR FC kabisa. Nk'uko mubibona birimo biragenda binyuranyuranamo gake nk'uko byari bimeze kabisa. Abasore benshi basezeye coach wabo wo muri APR FC, baravuga ati felicitation coach, ibyo tugejejeho twarabibonye, ndetse na byinshi babashe kuba batwigisha tuzagenda tubikurikirana. Ariko ano makuru nayo agenda abeshabesha ngo nuko uwitwa kabisa Dakonovic atashobora kuba yagira kabisa yagaruka. Witwa Adil Mohamed kabisa nawe ngo ashobora kuba atagaruka muri ino ekipe. Ni amakuru agenda acicikana
ndetse ni amakuru ari kugenda avugwa cyane muri usanga yuko hamaze kwandikwa abatoza babiri b'Abatunisia ariko ntabwo biramenyekana ntacyo APRFC yari yatangaza, ahubwo ikintu kigezweho nuko uwitwa Nige na Clement nawe ngo yari yaramaze kujya muri groupe ya ya Dakonovic, ariko byaje kuba byabyara imvururu, baravuga ati wewe gute wiyandikisha mu yindi kipe, arabwira ati njyewe nari nzi ko coach wanjye ari kunshakira ikipe, ariko coach we icyo yashaka kujya kumucuruza nta mafaranga babashe kuba babishyura kabisa. Muri rusange ni Joshua TV, gendana natwe leta nzira mbi y'umutekano, ariko mwese ndakeka ko muhari. Ni Joshua TV, Imana iguhimagarike n'ubugingo, ariko na subscribe ntago wibuke kuzikora. Ariko tutaragenda, andi makuru agenda acicikana nuko bivugwa yuko ngo Muhire Kevin nawe atazakomeza uyu mwaka muri Rayon Sport, ahubwo ngo bari gushaka undi mwataka umukeneye urenze Keve Muhire kabisa, anariwe na kapiteni komeza ubane natwe. Ati komeza ubane natwe kabisa muri byinshi dukora, kandi wumva ko ari amakuru mashya abagenda adusesekaraho kabisa. Ni Joshua TV, muri ibi byose tuba twaguteguriye ko RDB yinjiye muri shampiyona y'u Rwanda Premier League, ikaba yamaze guteraho amatako kabisa kugira ngo ifashe ano ma ekipe ko ari abiri. Tugiye kujya tubona Visit Rwanda inigana ndetse iri iteye nayo ku masitade atandukanye, hagati aho ekipe ndetse abafatanyabikorwa barimo no kuba harimo za Star Times nabo kabisa bazaba bitabiriye